Iki ni igitangaza. Abishyura ideni ryose. Ideni ryose. Uko ringana amadolari 92. Abatwumve neza. Ntabwo ari amadolari 97. Ni amadolari 97. Mu Nyarwanda ni za miliyoni 100. Navuze ngo umuntu utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo. Nawe tuzi dukurikira aho uri tuzi ikibazo ufite. Aho turakubwiye ngo wizere ijambo. Yobu 9:10. Nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Uko Florence ahamije iyo Mana. Amen. Ahamije iyo Mana. Imana agomba kwizera ko Imana ikora ibitangaza. Ikindi no kwizera ko haba abahanuzi. Haba abahanuzi. Shalom, shalom, shalom. This is Rwayitare Show. Tubazaniye ubuhamya buva mu ijambo ry'Imana. Ndi kumwe na Aline, ndi kumwe na Innocent. Ndizera ko mumeze neza. Ubuhamya ngo n'ubugande rero. Tuzanye ubuhamya bwitwa Karimba Florence. Florence Karimba. Ararusha muri Tanzania. Ari mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Aravuga ngo iki? Aravuga ngo dutuye Arusha muri Tanzania ngewe n'umugabo wanjye. We n'umugabo we batuye muri Tanzania. Basanga umugabo ari we Karimba. Cyane. Basanga umugabo ari Karimba kuko ngo yitwa Karimba Florence. Batuye Arusha muri Tanzania. Yego. Turashima Imana ko yakoresheje Pastor Patrick ubwo yazaga hano iwacu Arusha. Okay. We nigiye najyaga. Barashima Imana ko yagukoresheje. Ari ngo Arusha muri Tanzania. Tugiye kubwiza ubutumwa hirya no hino. Arashimana ko Imana yamunesheje ubwo najyegaho Arusha muri Tanzania tugiye twumve. Akomeza avuga ngo yasomye iki cyanditswe kiri muri Yobu 9:10. Amaze kugisobanura agisobanura ari mu mwuka cyane. Turafashwa cyane. Amen. Asengera benshi nanjye ndimo. Florence. Mu bumvise ijambo agafashwa mu senye nari ndimo. Yararimo mubona senge arimo asengera benshi nabarimo twumve kujya mugendekeye. Akomeza avuga ngo twari dufite ideni rikomeye ryaratunaniye kuryishyura. Ryarafungishije umugabo wanjye inshuro 3. Barafite ideni rikomeye Florence Karimba we n'umugabo we bafite ideni rikomeye yabananiye kuryishyura. Bituma iyo deni yatumye n'umugabo wafungwa inshuro 3 kose. Umugabo we yafungwa inshuro 3 azira iryo deni. Ariko abantu bajye bumva neza ibi. Njye mbona ngo hari ideni akabana nyina w'ideni. Na nyina w'ideni. Iyo yaga ideni sanzwe. Ideni rituma umugabo afungwa inshuro 3. Mama yarafungwaga agasinya tone n'ikigeni kikarenga bikamunanira akongera agafungwa inshuro 3. Bafite ideni yabananiye kwishyura. Yatumye umugabo afungwa inshuro 3. Uwo ni Florence Karimba bari Arusha muri Tanzania. Arakomeza avuga ngo inshuro 3 zose bari bagiye kumufunga bwa 4 aracika ajya muri Kenya. N'inshuro ya 4 agiye kubera bagiye kumufunga inshuro ya 4 ngo nyine ry'amananiye kuryishyura. Aguma saka deni koroshye ko amadeni tafunyisha umuntu. Bagiye kumufunga inshuro ya 4 agati none bisingiva sinabivamo. Aracika ajya muri Kenya. Ajya muri Kenya. Ahunze iki? Ahunze ideni. Cyane. Ideni lituma umuntu ahunga. Si ideni isanzwe. Ntago ari ideni isanzwe. Hari ikindi cyacyo ryihishe. Florence Karimba. Bafite ikibazo gikomeye. Arakomeza avuga ngo Pastor Patrick yaje aho mu rusengero rwacu Arusha. Mba njyenyine umugabo amaze imyaka 3 yarahungiye Kenya. Wagiye mu rusengero rwabo. Icyo gihe njya Arusha mu rusengero rwabo nk'icyo ryajambo yavuze. Umugabo yaramaze imyaka 3 ahungiye muri Kenya. Umugore we wenyine. Abantu babyumve neza. Kiri giteye ubwo. Ni ikintu giteye ubwo. Si cyo cyamaze n'ukwezi kucyumwe. Ni imyaka 3 umugabo. Yarahunze ideni, yarahunze igihugu kubera ideni. Ajya kwisha muri Kenya. Ubwo rero njya mu rusengero rwabo. Akumva iryo jambo yavuze navuzeho. Mubona senge akana musenge. Yarari muri abo bantu. Yamaze imyaka 3. Aba wenyine. Umugabo yaramutaye yaragiye. Twagiye. Florence bana Ansengera yarambwiye ngo mbonye Imana igukoreye ibitangaza bikomeye. Umugabo wawe aragarutse. Amen. Kandi sinari namubwiye ibyanjye. Usenga wamugezeho. Mubona sengeraga nawe hanyuma ngo umugezeho ndamubwira ngo umugabo wangu Imana ikugoreye igitangaza gikomeye.
umugabo aragarutse ngo kandi Florence yambwiye ntabwo yari yakubwiye ibyo byose bya nigishe wari wigishije ubwo manye hangura nabyibuka kuko cyane umubwira ibye kandi atigeze abikubwira mubwira ko umugabo we agarutse Imana ko itangaza gikomeye mubwira ko Imana ikora igitangaza gikomeye umugabo we agarutse nta kintu igeze akubwira arakomeza avuga ngo Imana ikora igitangaza amara mu kwizera ko Imana ikora igitangaza umuntu utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo gikomeye umuntu utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo gikomeye cyane gikomeye tugende twumve arakomeza avuga ngo nyuma y'iminsi 3 gusa Pastor Patrick avuye aho umugore w'umukire cyane duturanye yanyuzeho ari mu modoka arahagarara arandamutsa bwari ubwa mbere abikoze kandi yari asanzwe ahanyura yasanzwe amunyuraho umugore umuturanye umukire nyuma yuko musengera iminsi 3 gusa umugore umukire yamunyuzeho arahagarara amusuhuza kandi abisobanura neza n'ubwa mbere umugore yamushuhuje kandi si ubwa mbere yaramunyuzeho bari baturanye ari umuturanye bibaho kandi sanga mu modoka ariko naramushuhuje twumve amusuhuje yavuyemo Imana ikora igitangaza ari aramusuhuza umuntu ukurikiranye none nabivuze umuntu utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo gikomeye cyane arakomeza avuga ngo ubwo nyine amunyuraho aramusuhuza nyuma yo kumusuhuza aramubaza ati ariko umugabo wawe ko ntakimubona abahe bigaragara ko yarasanzwe ababona ko urumva ko yarabaze ni umuturanye abanyura ko nyine n'umukiri utabasuhuza wera barabakira atabasuhuza atari kuri revo yabo azamuka aca mu funze biro hari umuntu uzamuka mu akacukusha funze kandi azamuye filme amafilme aramubaza ati ariko umugabo wawe ko nakibona abahe ko nakimubona abahe numva binjemo kumubwira ibyatubayeho byose umugore amusuhuza umukire ahagamo ko amusuhuza umugabo we ko nakimubona abashye uwo mugore uwo bajije Florence mbamubajije yumva bimujemo ko amubwira yabayeho nibihe ni ideni yabazonze umugabo agafungwa 3 ijya gufungwa 4 agaturisha Tanzania Kenya kujya kwisha aha yumva arabimubwira byose amubwira ibyabayeho byose nyine impamvu ngo badahari amubwira ibyabaye arumirwa arambwira ngo wa mugore w'umukire arumirwa arambwira ngo nzajye kumureba mu gitondo bukeye ubwoba bunyine bukeye njyayo ahita anshyira mu modoka reka bukeye uraniya nasinziriye ajyayo bukeye njyayo ahita anshyira mu modoka ye tujya kureba uwo twishyuzaga bajya kureba uwo bari bari mideni yuko kwamubwiye details zose ko byagenze yumva n'ikibazo gikomeye umugizo nagiye rero umugore ukuzira imodoka y'inziza baragiye agiye kumwereka uwo muntu babere mideni ya deni yaturi umugabo ahunga abadukukiye bakurikiye bumve cyane ari Imana ikora ibitangaza nonyesuyemo umuntu dukukiye utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo gikomeye basaboneraho akajyo ko cyane avyizeye twumve nyuma yo kumureba rero ubwo nyine amushyize mu modoka bagiye kure wa muntu bagiye kure wa muntu ubishyuza bamugezeho rero tumugezeho atwishyurira kashi zose ideni ryose ubwo wa mugore abishyurira kashi zose ideni ryose bari iryo deni ni ibihumbi 97 by'amadolari iryo deni bari barimo yatangaje umugore arabimwishyurira ibihumbi 97 by'amadolari mu Manyarwanda ni miliyoni zirenga 100 cyane umugore yari umukire ko noneho kujyana umufuka umugore umukire yari umukire kini igitangaza abishyura ideni ryose uko ringana amadolari 97 abatumve neza ntabwo ari amadolari 97 ni amadolari 97 mu Nyarwanda ni za miliyoni 100 ibyo bintu twese turi kumwe duhamagara umugabo wanjye aragaruka bakira aho ngaho bari kumwe n'uwo muntu batarana umugore abikoreye ko
yamubaje impamvu atakiri n'umugabo cyumva arabaye ku mugabo ababaye bakiri ngo kimara kwishideni mutukiri ngo ninde nande ni Florence umugore w'ishideni n'uwo bishideni bose bagira bate bahamagara uwo mugabo hanyuma rero yo kumuhamagara bahamagara uwo mugabo aragaruka aratahuka arahunguka aracikuka komana we aragaruka arakomeza avuga ngo twabonye imana y'ibitangaza bikomeye amen uko ryajambo n'icyo ryari harabasenge aramavuga twabonye imana y'ibitangaza bikomeye akongera akavuga pastor nukuri yaransengeye arampanurira komeza twumve arampanurira none byarasohoye byaratunganye reka ntangire twabonye imana y'ibitangaza bikomeye amen umuntu ukwikiye nawe mu buzima ubona imana y'ibitangaza amina ubona imana y'ibitangaza amina impamvu dushaho ubuhamya nugira ngo dukwikiye bumve ko imana ikora nta kindi cyo bunyaho ngo abadukwikiye bumve ko imana ikora nawe ushobora kufite ikideni ushobora kurwaye ushobora kubura ahantu mu kazitiro k'ibibazo nawe ubona imana y'ibitangaza amina twabonye imana y'ibitangaza neza munani ahigishije ukujije uko yatangiye twabonye imana y'ibitangaza bikomeye icya kabiri pastor nukuri waransengeye urampanurira none byarasohoye byaratunganye namuhanuriye ngo icyo atangira niba tubyibuka wamuhanuriye ko imana imukoreye igitangaza gikomeye umugabo wagarutse icyatumye uri umugabo agenda imana yabanje kugikuraho hanyuma umugabo ibyo bitangaza bikomeye amen ndasubiramo umuntu kucyutizera ko imana ikora ibitangaza afite ikibazo cyane asoza ati arasoza avuga ngo nari narakubuze ngo nguhe ubuhamya none kubw'amahirwe nabonye cyano yawe yari yarakubuze hari abantu bambuze n'ukuri ziko hari benshi Florence Karimba from Arusha Tanzania TZ yari yarakubuze Arusha mu Tanzania n'ahantu bita Morombo Morombo enembe za Kilimanjaro cyaho ngaho banyakira mu gitorero banatangiye kugibuka Imana yakunyujijeyo Imana yanyujijeyo twateranye ariko wa kabiri kwa gatatu indege ndagaruka yaramaze imyaka nuko binamaze iminsi bibaye yawe yarabuze ko acisha ngo akuri mvuye imyaka yose fata 3 uyu umugabo yafujwe 3 yamaze imyaka 3 yamaze shaka ideni shaka imaze imyaka 10 fuka ngo wajye ufuye muri ideni nabo hagiye bamuhigiye ruje nkani wacu ideni zo kwandika uti ndishyura gutya biraguhigiye ngo wajye kumufunga rero imaze umufunga bwa kabiri yamaze ikindi gihe umufunga bwa gatatu ono ahungi nuko ideni yari yarabaciye umugongo yashoje Karimba Florence twakira ubuhamya bwawe amen cyacaze muri iki icyanditse kiri Yobu 9 Yobu ibice 9 umurongo wa 10 haravuga ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka ndetse n'ibitangaza bitabarika ni Imana ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika yavuze ngo Yesu kishije ijambo agisho turafashwa cyane twabonye ni Yobu 9:10 Imana ni ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika Florence yarabibonye kandi aranabihamya mu imyaka 3 yaramaze umugabo yaragiye kwisha Kenya ako abantu byumva ideni tumunahunga igihugu agata family akagenda ibari ideni n'umugore akabyemera akati muri situation ideni yo gufungirwa insha 3 hakazaho ni ya 4 bigatuma uhunga igihugu ngo family ni ideni bari kubye turashimana ikora ibikomeye bitarondoreka kwa bakora ibikomeye turashimana ko ikora ibitangaza bitabarika kwa bakora ibitangaza amina ndavuze ngo umuntu utizera ko Imana ikora ibitangaza afite ikibazo nawe tuzi dukurikira aho uri tuzi ikibazo ufite aho turakubwiye ngo wizere ijambo Yobu 9:10 ni ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika uko Florence ahamije iyo Mana ahamije iyo Mana Imana agomba kwizera ko Imana ikora ibitangaza ikirano kizera ko haba abahanuzi b'Imana b'abanyamavuta ikintu nagomba kumenya hari ikintu nubwo wasenga wowe hacyo kitava gisaba ko haza umuntu ufite ayo mavuta amen nibyo
umva barasenga bari mu rusengero hazwa yasaba pagani bari mu rusengero kandi bidavuze ko yenda ataza abandi kubasengera cyane hari ikintu kigomba kuvaho bitewe n'umuntu gusengera nibyo pastor nibyo abantu babyemera nibyo hari ikintu kitavaho mpaka we n'umuntu wasigiwe icyo kintu wabisigiwe akaba ari abantu mpamvu Yehoshafati mu ngoma za kabiri 20 Yehoshafati yabwiye abayuda ngo mwizere Uwiteka ngo munizere abahanuzi bayo amina wowe udukurikiye ujye wizera ijambo ry'Imana wizere n'Imana mu rwego rwo hejuru ariko unizere ko hari abantu Imana ikoresha amen ikoreramo ivugiramo ikoresha ibiganza byabo ikoresha umwuka yabahaye ikoresha amavuta yabahaye nicyo bari bakeneye Karimba Florence umugabo nicyo bari bakeneye nta kindi bari bakeneye bari barasengewe tuvugisha ukuri urumva uracyari n'icyifuzo cya buri munsi cyari rizi buriya yavuze muri make ntabwo yavuze byose bari barasengewe nawe bari baraniriye bashaka baragiye mu bishanga bashaka baragiye mu misozi bashaka batanze n'amaturo ariko byaranze dusuye abantu bavyumve ugomba kwizera ko hari Imana ikora ibikomeye bitarondore n'ibitangaza bitabarika niba utizera ko Imana ikora ibitangaza ufite n'ikibazo icyaka ugomba kwizera ko Imana ikorera no mu ijambo ryayo barabanze mu ijambo bararyizera turabasengera icyaka tugomba kwizera nacyo kindanye nabyo byose ugomba kwizera ko Imana igira abantu ikoresha abanyamavuta amina igihugu kitizera abanyamavuta kiba ari kinyamuvumo family itizera abanyamavuta iba ari inyamuvumo umuntu utizera ko hari abantu Imana yasize amavuta abari abanyamuvumo amen nibyo uko nukuri kuzi baba ari abanyamuvumo hari abantu gusenga kwawe Imana irakumva ariko hari ikintu gisaba ko uhura n'umuntu Imana yabisigiye nibyo Karimba Florence wabihamagara ufitiye hari ubugumba butashobora kuvaho utavaho cyeka buhuwe n'umunyamavuta n'uwo muntu nyine kandi ufite ubuhamya no kwirwatarisha urahari bwinshi ushobora kwivuza abaganga b'abahanga bose bakananirwa ataruko ari abaswa ataruko ari abaswa gusa gikeneye umunyamavuta Imana Yehoshafati yavuze ngo mwizere Uwiteka amina ngo mwizere n'abahanuzi dushimye ubuhamya bwa Karimba Florence from Arusha Tanzania enjoying life bagubwe neza Imana ishimwe ko babonye aho bazajya bamu buhamya mugubwe neza mwese Imana ibakore ibitangaza nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika amina